nta kindi kintu witayeho. Ngewe icyo nitayeho no kugira umukwe mwiza usa nka nkuriya muganga. Ubundi kandi umukobwa wanjye nanjye akayagenda aviviye mu modoka twawe na muganga ukagenda ajya Jumba bara ntukankure muri modiyo turi kuganira. Jumba ntukavuga karakobwa wanyumvise neza. Urandeba iki ntakavuga uriya mukobwa seto. Kwanze kankwereke dusohoke tugende tumutegereze hanze. Ndabona ndi kuvuga umukobwa umugabo akibyimbye. Uje kumera umwana kugira ngo bigende bite? Uragira ngo umubuze igikundiro wowe? Wowe Nesta? Kumana yanjye. Kuva rya SMS mu nyitumurozi. Inzira yakuzanye se wabuyibuka? Bite? Sikutanzuza. Tuje hano kumara iki? Musuza se musuzame ibiki? Se ntabwo nemerewe kumusura. Mama? Ngwino urebe hano mu izina rya Yesu. Neste nose uje hano kumara iki? Kubasura, se kubasura ntabwo mbyemerewe. Usugeze hano. Ugeze hano te nicyo nkubaza. Uje kudusuhuza. Arewe. Barabazi nuko batabavuga. Wavuze se ko ari uburozi bukuzanye hanga. Uje kumera umwana kugira ngo bigende bite? Uragira ngo umubuze igikundiro wowe? Wowe Nesta? Kuva rya SMS mu nyitumurozi. Inzira yakuzanye se wabuyibuka? Uraza utunguye abantu ugwa kubana. Yuza kumvugisha se ukambwira ko uje byari gitwaye. Akuvugishe se tibikuzanye. Mvira mu rugo. Reka nigende. Ahubwo watinze sinzi impamvu. Byari bimfashe kugira ngo ngende gatsindwa n'Imana. Genda. Twarabamenye. She. Tomuka n'uburozi bwawe. Bigukurikiraho gatsindwa n'Imana. Basi yajyaga. Ukuntu kaza. Afite ibintu bimuzanye mama. Kaje bucece kugira ngo kakugwe. Tekereza ko atigeze ananyandikira ngo ambwire kaje. Kagukoze mu ntoki. Ni sinageze. Nabyemera se. Ndakuvumye nubwo narijya. Ariko ikiza turamumenye ukanya. Nayindi muri phone ngiye kubona mbona umuntu andi hejuru. Ameresha ukuboko. Ngenda anankuye umutima. Tuzane n'amazi turakoroke. Tuzane na gashenzi turakabye. Uyashyiremo na omo. Ntuhegere kandi ntukomeze iriya nzira. Oya ndi gukora. Ndabanza njye gushicaka imiti. Imihamuro hanyuma tukavuma. Mana yanjye nzabigenza gute ko numva Liza ntangiye kumutekereza. Ndumva nta rukundo ngifitiye Judy. Sinzi ukuntu namwikuraho pe. Ntawe nshaka. Ariko ibi byose ni Elina uri kubitera. Amarira kashoka nta nimwe nifuza kubaho. And I don't know what to do, my baby. And I don't know what to do. Fifi, rekera kurira rwose. Aba bana bagumanye bakwicira ejo hazaza hawe heza. Kandi fura kwamenye ko mwakundanye utwite ntabwo yaba kikujyanye Canada. Ikindi kandi Rugara yarakwihakanye. Urumva rero nta kundi rwose nta nuko byagenda.
zana twadukomo ahubwo tutubambike Imana nibishaka muzongera muhure ihangane sibyo cicika ihangane rwose Shiri, umeze neza? Ko mbona utekereza cyane se ni amahoro? Nta kibazo, ni stress y'akazi tu. Ukeza kuri shiri. Umuntu aba yiriwemo ariko ntacyo bitwaye. Ukeza kuri shiri gusa njya guteza ubutera kandi kwisomera igitabo. Oya, nta kibazo pe. N'ibintu umuntu aba atekereza yiriwemo iki ariko cyangwa se muri gutekereza bimwe muganga atubwiye ejo. Nabyo birimo ariko nta kibazo. Mbona ntacyo bitwaye se gutekereza ku mwana cyane kandi Imana akaritanga kandi ataboneka urukundo rwakomeza n'ubuzima. Ndabizi. Ni cyane cyiza se secondary. Yes. What? Chika bizo. Muga, ejo nahoze numva amanuri yasobanyu bakugira inama ariko ntabwo ari ukwanga. Ushobora gushaka nabi ukazarinda wicuza ubuzima bwawe bwose kandi bakubwira ko urugo rwiza ubundi ari ryo juru ritoya. Dore igihari rero byanga bikunze uri umuntu mukuru ntabwo wayoberwa guhitamo umuntu muzima urumva muzabana ibihe byose akanakubyarira n'abana nyine umuntu ufite umuco kandi abantu babiri ntabwo baba bahuje ibyo bintu. Ushobora gushyira ku munzani ukabalansinga karibese ninde uwunyubaha ubona nyine wavamo umugore w'ibihe byose sibyo. Ihangane nawe ubwawe kandi ntazagire umuntu ugutekerereza ngo aguhitiremo. Ni wowe ubwawe wenyine ugomba kwifatira umwanzuro ukahitamo umuntu muzima kuko rwose bitabaye ibyo wazarinda wicuza umva wazapfa utishimye n'aka kazi kakunanira ukajya utwara ipantaro ku mutwe kubera urugo rubi. Ese ubu muri kigogo ugomba gufata time wowe ubwawe nta muntu ugishije inama n'umwe ukicara ukabayigaho neza urumva ukareba nk'umugore nyamugore kandi ntacyo utabona nyamara uri umugore mukuri da byavamo. Mu gihe gito namubonye rwose nabonye nta kibazo. Ubwo rero ushaka ugabona gutyo urahubutsa abantu baragushutse wasara n'izina ry'Imana nkajya nkucaho abarwayi bivuraho ugati dore muganga wacu ko byamugendekeye. Ngiye nabuze icyo nkora. Nkuri se utazamera bari wa mugabo duturanye ubona bitaramucanze. Byaramucanze umugore we bazinduka ari pa ebana wagira ngo umuntu hateye nka kamera ukajya wirebera wagira ngo ni filime uri kureba ibintu baba barimo kubera iki yarahubutse rero mukurikiranye y'imitungo. Ese kucyumvira ko ngiye mubutse uhubuka nyine sinzi uburyo ushobora kuba waratekereje ugiye gukora ikintu ugashiduka wahinduye ku mwanya wa nyuma noneho ku munota wa nyuma ugahita uhindura. Ese birane byo ko wowe wabonye ari byo? Mwese ngiye biriya bintu nanjye ntabwo nzi ibintu byambaye. Nesta. Aonde ni sawa? Babiri nshaka kubwiye ngaho ngiye. Abonye ukuntu rero ngo protike yandebaga. Nabibanye ariko nkabona n'ibya rwarubyiruko rw'ubu ngubu. Mara ngo Kigali ukuntu batangiye kunkunda uraza none n'isura mu cyaro. Mwana wanjye rero ugomba kugenda ukajya kwa Marita mubyara wawe urigwa ko ushobora ukamukura muri rugo nawe ukagenda ukarwicaramo urumva neza. Ariko mama reba ibintu wanyinjije. Mama usiko nsigaye numva nanjye nkunda muganga nakora buri kimwe ariko tukabana.
umva nyine niko bigomba kugenda ariko ugomba kumutsindira. Reka mama burane narana. Mama kukenyera neza ibitenge. We iriya si yanjajwe ngo ni mami. Iriya ntabwo ariyo. Bya nyecuru buri rashaka iki we? Ndabati gufasha. Ntabwo ariyo wese. Fasha. Reka nkwereke njye kuyereka. Yewe data we. Mama tira nawe. Ninde mwaye muri kumwe? Mama yirutseho. Ura ni mama wawe? Yego ni mama wanjye. Bana yanjye. Ura ni mama wiruka kuriya? Yego ni mama wanjye. Ninde se mwaye muri kumwe? Ndi kumwe na mama w'inshuti yanjye. Nase ngiye nitwa Rebeka, we witwa nde? Nitwa Vava. Nese mana yanjye Kigali baba bucece biruka kuriya. Umva nkubwire ntureba iriya njejwe ngo ni mami nsizi ariko niduhura nzayishwanyaguza nzayihindura isura. Urumva neza wese urandeba iki Rebe ninde wagategetse kujya kuvuga ubugambo kabubwira papa wawe kakajya kuvuga ibyabereye mu kirori cyo kwa Nesta kakabivuga byose gakeka hari uriya ko atari umugabo wanjye ari umugabo we. Buriya kare yavuga ngo Nyamirambo hari ni mu mahanga ariko kamenye ko ari hafi nzagafata nzagahindura isura nkahindanya. Rebe tugende nande izuba ritarava ariko urandeba iki ukabwire ngo muzabona na sha. Buriya jewe ntabwo kageze agatina uje gukora icyaha. Nta kintu ndashaka izo kumva namagana nshaka nawe sishaka urwana. Liza Sohokera mu rugo nona. asura ngo iki kushaka Liza ikindi gihe ushatse. Sohokera mu rugo. Ndanze ariko Uzi ko ubu uri guhamagara ari umugore wanjye. ndashaka Liza ukumva. Sohoka nona cyangwa ngo uhamagarire polisi. Bibwire ko unteye mu rugo rwawe. Akoze Please. Konsize mu ngenge. Urashaka iki mugabo? Urashaka iki? Ngo babe. Konsize mu ngenge. Ngo babe.